nawe ubangamye iyo umuntu aguhora kuganiriza ikintu rimwe kabiri ari ikintu ubona gishaka no kubasenyera mbere yuko bisohoka hanze mwembi mubanza kubiganiraho mukabiganiraho umwe akareba kuri kote ye hagati iki kintu ubundi nkiretse hari ikintu gishobora gupfa yego icyo kintu rero iyo ubonye kukiretse nta kintu gishobora kwica cyangwa gukiza n'ubundi urakireka kugira ngo urusheho amahoro atahe hari umuntu uba wibereye mu gahinda ke bitewe n'urugo rw'uko rumeze yego hari n'uri mu byishimo hari n'uzumva navuze gutya bavuga ati sha ugura hazi ati ntago uzi biri hano uracyari mushyashya mu gakino ejo bizagenda gutya urumva ibyo byose turabitegura kuko tuzi iyo tuva ariko ntago tuzi iyo tujya uyu munsi ni kuwa mbere ejo ni kwa kabiri ntago nzi uburyo ntuza yose y'umunsi kalendari y'umunsi weje izaba imeze ubwo rero ni ukwakira n'ubu udashoboye kwihangana akajugunya cyangwa se agatumiza famiye ati umukobwa wanyu cyangwa umuhungu wanyu nabonye bidashoboka byanze ndagiye ariko hari n'abantu babana nabyo ku munsi wa mbere bikanga amezi abiri bikanga bakabana nabo kandi bikazarangirira hagati yabo bikageraho bikanakunda abo bantu uremera ko bariho cyane niyo mpamvu rero ugomba kumenya ko urukundo rurahari hari abajya mu rukundo bafite intego yo kubaka hari n'abajyayo bafite target y'ibintu bashaka cyangwa se bakurikiye yego Yes, ndabasuhuje kandi nanone mbahaye ikaze kuri International Harmony TV. Reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe nkubwira ngo ni inkunga ikomeye cyane. Nawe utarakora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 tukugezaho inkuru z'ubwenge cyangwa ibintu by'ubwenge bya bitandukanye. Uri kubona ko ndi kumwe n'umuntu mwiza cyane nko kuri kubana kuri kamera za International Harmony TV. Ni umuntu mukuru nko nkunda kugaruka mbivuga araza kuba abibwira ababwire ni muntu ki. Ubundi tugaruke tuganira byinshi cyane birambuye kandi muraza kugenda munezerwa biraza kugenda bibashimisha. Ikaze rero kuri International Harmony TV. Ngaho reka dutangire twibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kubasha guhuza ibiganiro tugiye kuba tugirana muri aka kanya. Murakoze kwakira kuri International Harmony TV. Yes. Murakoze cyane amazina nitwa Neema Gloria. Ntabwo ndi umukobwa ndubatse. Yego murakoze nawe. Hari akantu nkunda kubona njya kugusaba ko twazaganira hari akantu nakundaga kubona cyane ngira amatsiko yo kuzasobanukirwa ku kantu. Hari akantu nkunda kubona ngo inyuguti yara harimo akantu hagati ndetse naki ngo family kara akantu ntagaki wabasha kukadusobanurira kugira ngo ndiko natekereje ko turaza kuba tuganiraho ahanini. Yego murakoze cyane ya iriya R&G ni YouTube channel yacu na famille ya Lucky na Gloria. Yego Lucky ni umutware. Lucky ni umutware wanje, Gloria ni izina ryanjye. Ni Gloria. Murakoze cyane Gloria. Nge ntabwo nzi Gloria nanzi Neema. Ubanza ahubwo mba nibeshye ku izina simbizi. Neema tugarutse kuri YouTube channel yanyu mwise ngo R&G. Kira gitekerezo mwagikuye cyo guhita mu byitirira umuryango. Urumva ni ibintu nge ntabwo nabyiyumvishaga ariko ni ibintu umutware wanjye akunda cyane kandi ubona yuko babifitemo imbaraga cyane. Kandi nanone narongeye ndareba nditegira nsanga iriya channel ishobora kuba icaho ibintu bishobora kubaka societe nyarwanda ariko cyane niba naritegereje neza harimo ikintu kijyanye no kubaka umuryango. Nibyo? Yego. Reka rero icyo nashakaga ngo ngusheho tubashe no gukubita tubangura kugira ngo tukiganireho. Tugiye kuba tubaganiriza n'ubundi za content zacu tujya turebera hamwe urukundo rw'uyu munsi cyangwa se imiryango y'uyu munsi bigiye bimeze gute ko rimwe na rimwe ubona ari ibintu bya danger ubona umuryango uyu muryango w'uyu munsi uzaba umuryango bigenze gute cyangwa urabona uri kusa nk'ugana hagana hehe kugira ngo tugaruke tunarebera hamwe wowe nka Neema cyangwa ni Gloria. Yego. Ariko ngiye mwitane mu mbabarire wenda niryo zina numvishe bwa mbere bagwamagara ubwo byose uraza no kubidusobanurira aho Neema ryavuye. Uyu muryango ubona ute? Okay murakoze.
umuryango rero reka tubanzirize icyambere wambajije wenda ku bantu bakora ibyo ngibyo ari abantu bakuze cyane kandi akenshi koko usanga ababyeyi bacu ari bo bari gukora ibintu by'indengakamere kurusha noneho twebwe noneho ukibaza ngo twebwe bashyashya cyangwa se ngo ni bashya mu gakino aba.com twebwe tuzabyifatamo gute noneho nkurikije abo ngabo bahambere cyangwa se bakuru ababyeyi bacu reka mbivuge gutyo urabona habayeho njya mbona ababyeyi benshi habaho kutanyurwa ariko njye niko mbibona ku ruhande rwanjye ukabona umuntu arakuze arubatse arakujije aranashingiye afite n'abuzukuru ariko noneho ugasanga wasubiza amaso inyuma ugasanga niwo muryango ubanye nabi mu buzima busanzwe kandi koko bajya bavuga ngo hari imyaka umugabo ageramo akumva nyine yongeye agarura bwa busore bwe hari n'iyo umugore ageramo akiyuburura ariko noneho biragoye cyane ko umugore agenda iyo agiye kugenda hari ikintu kiba cyabaye kandi ikindi noneho ku mugabo tugaruke ku mugabo umugabo ugenda aba nta kintu kidasanzwe aba agiye kureba ahubwo nkeka ko ari ngemba mbona babaruga kuko nta mugabo muzima ufite urugo rwiza ugira igihe ufite abana bize baganiza ubona nyine afite amaboko amuguyaguye wagakoze nk'ibyo bintu ariko nanone kubera ko ariyo si dutuyemo kandi utabiveba natwe ngo niho tujya ariko rero twebweho tugomba kwirebaho tukagira amahame tugenderaho byaba byiza n'umwami muri kumwe umupatina wawe mwaba mubyumvikana urugo rukagenda neza ngaruke kuri abo basitari abo ngabo rero bo bubatse izina niko navuze bubatse izina ubuzima babayemo uko bagiye nyine babayeho by'isitari icyo bakora cyose n'ubundi baba bavuga ati ejo ntibizarangira bigacaho ikiba kibabaje ni abana bo hasi bari kwigisha ibintu bari gukora kumva ngo umunyarwanda yakeneye ukuntu yagize gute ariko n'ubundi kari abasitari kaba ari akantu kazacaho kakarangira gusa nyine icyo nagaya ni uko baba bari kubakisha izina ribi cyangwa se kwambika urubwa igihugu cyacu cy'abanyarwanda muri rusange nibyo nagarutseho n'ubundi mu kiganiro mperutse gukoresha ubundi kuri channel yacu biriya bintu bari kubikora nkabo bikabitirirwa ariko ugiye kureba urasanga atari bo gusa bigize gute biri kwafekita imbaga nyinshi y'abanyarwanda famiye y'abanyarwanda kuko nk'ubu comment nyinshi ubusanga kuri ziriya nkuru ubusanga hari za comment n'ubundi z'abantu bumva ikinyarwanda like nk'abarundi bumva ikinyarwanda abakongomani hari igice kinini cyumva ikinyarwanda n'abandi ugasanga muri commentaire abanyarwanda niko babaye dore n'umuco w'abanyarwanda bimaze kurenga wabonye abo bitabaye imbere y'ishya ingo ni bari ishanga nabonye uyu munsi yabatijwe niba atari ejo ku cyumweru yarabatijwe ugasanga ni inkuru nyine zigenda zigaruka mu matwi y'abaturanyi y'abantu bazi ikinyarwanda cyangwa bumva ikinyarwanda ni ibintu bibi bigenda bigaruka muri showbiz y'abastari bo mu banyarwanda gusa cyo ngicyo ntabwo aricyo kiganiro twateguye reka dusimbuke gato twigarukire kuri L&G twigarukiye kuri L&G Family TV ni televiziyo ngiye nakurikiye bintera amatsiko biba ngombwa ko kandi njya kubasura kugira ngo tubashe kuganira kuri ino famille nyine tumenye ino famille ubundi ni famille ni bwoko ki ni famille ki nema rero nibyo agiye kuba dusobanurira tugiye kuba tuganira birambuye we icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo utazajya ubwo twaye inkuru nziza nk'izi ngizi zigiye ziryoshye kandi nubona binaryoshye ushobora no gusharinga cyangwa se ukaduha comment hasi ukatubwira ati mujye mubikora gutyo ubutaha cyangwa utamuzatuganiriza kuri iki kintu kugira ngo tujye tubasha kukibazanira uko mwakidusabye burya comment zanyu ni ingunga ikomeye cyane nema tudatinze rero kira gitekerezo cya famille yanyu wakidusobanura tubwiye ukuntu famille mwayitekereje ubundi weho na harya ni Lucky wowe na Lucky mumaranye igihe kingana gute bitari ibanga Lucky tumaranye imyaka 2 n'amezi 3 dushinze urugo yego none se nema mbere yuko ushinga urugo na Lucky mwari mumaranye imyaka ingahe ubwo ngubwo iyi ngi turayikuramo mubana 2 turayikuramo mbere yo kubana na Lucky mbere yaho umunsi mwabaniyeho wukuremo
none utangire igihe mwari mumaranye kuva mwamenyana hari hashize igihe kingana gute? hari hashize imyaka 7. Imyaka 7. Ku bantu badukurikiye ejo muri ku kiganiro cyabanje nakoranye n'umukobwa witwa Claudine, yavuze ngo ibintu bitinze birarambirana. Ibyo bintu ujye ubyumva cyane ntabwo ujye ubyumva? Ndabyumva. Yego, abavugaga ko ibintu bitinze birambirana kuri iki gihe, kandi ni nako tubibona. Abantu bajya bavuga ngo abantu iyo batinze cyane ntago babana, ntago ngo babana. Nema kugira ngo mumarane iyo myaka 7 yose, nuko wari umwana se ibyo baganira mwakoresha kugira ngo mumarane imyaka 7 bikirambye? Buriya rero bajya bavuga ngo abagabo aho basezeraniye niho bahurira. Okay, noneho rero twebwe twari dufite ibintu byinshi byo gukora. Kamemo uyu urebye twari tukiri abana. Ikindi hariho kubanza kwiyubaka, nubwo nyine nta wavuga ngo hari aho yagejeje, ariko muri urwo rugendo haba harimo ibintu byinshi bibatega bigira gute, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo iyo ibintu bitinze birapfa. Biterwa ahubwo niyo n'ikintu cyari kigamije, cya kindi kijya gupfa nicyo utigeze uha umwanya wawe cyangwa utekereze ugifatira umwanzuro. Ariko noneho muri ya myaka 7 n'ubundi haba haragiye harimo inzira nyinshi. Yego. Nema bitari ibanga, reka nkwibariza aka kabazo. Muri iyo myaka 7 yose mbere yuko mubana weho na Lucky, akabazo nifuje ni ikihe kintu cyadanje kigeze kibaba ukabona ko ari ryo herezo ry'urukundo none rwanyu birarangiye, ukabona birarangiye, ukabona nta nigaruriro, ni nk'iki cyaba cyarabaye ukabona nyine ewana nawe ukavuga ati none ndayamanitse birarangiye? Ni ikigeragezo, reka tukite ikigeragezo cyaba cyarabayeho nkavuga ngo urukundo rurarangiye se, tuvuge wenda ikosa, tuvuge ikintu yaba yaragukora cyangwa ukamukora ikintu cyaba cyaraje hagati yanyu kikivanga nyine ukabona ko nyine nta rindi garuriro nyine birangiye. Tekereza neza umbwire iki hari ikintu cyambayeho kimeze nk'ubuhamya gatoya. nta kintu na kimwe nigeze mbona nacyo cyatuma ngo nta cyizere mbifitiye. Nta gihari. Nakosa wakoze ngo wumve nyine ko iryo kosa rigiye kugukoraho? Ntaryo. Nawe ntaryo yankoreye. Nawe ntaryo. Mwabaga mwegeranye se cyangwa ntabwo mwabaga mwegeranye? Umwe yabaga ari mu burasirazuba, undi ari mu majyepfo, undi ari mu majyaruguru, gutyo nyine mu turere dutandukanye ntabwo twakundaga guhura. Yes, none siriya principe ivuga ko ibitinze bitaramba, we utekereje neza wumva biva hehe, babikura he kugira ngo bavuge ngo ibitinze ntago biramba? Ibitinze ntibiramba. Nkeka ko umuntu uvuga ko ibitinze bitaramba nawe nta cyizere aba yifitiye cy'ibyo bintu yubatse. Mbese ubwo nawe aba afite twinshi cyane. Afite utuntu twinshi cyane dutuma ashidikanya ku kintu kimwe yagize cy'urwo rukundo nyine. Ibyo uvuga ndakumva cyane kabisa. Ndi kureba ko yavuye. Okay, nkuko muri kubyumva rero tugaruke ku bantu bakunda kuvanga ibitinze ntago biramba. Imyaka yari ibaye 7 ariko nyuma y'imyaka 7 nyamara byarakunze. Sinzi weho icyo wabivugaho cyangwa kugeza ubu ngubu kuri kubyumva ikintu cyaza ngo kiguca intege ngo imyaka 3 irashize 4 ngo uri kubona nta gahunda. Ibyo bintu urabizi ko bijya bibaho, ugasanga umukobwa akuriye n'umutipe umwaka wa mbere urashize tiseshe ariko ntacyo yibwira, wa kabiri urashize, uwa gatatu urashize, ati nabonaga nta gahunda afite akagenda. Ese ibyo ngibyo nibyo biri muri bya bindi bituma ingo zitubakwa kubera zahuti bashobora kuba bavuga ngo turihuse turagurutse kubera rero nta gahunda afite, bakajya kufite gahunda nawe w'impubutsi ugasanga bise bibyara sirikwi. Urabivuga gute? Urumva aho ngaho haba habayeho kwihutisha ibintu ku bantu bizera Imana ngo no kwihutisha amasezerano. Rero n'ubundi niba uwo mukundana biterwa n'ikiganiro ubundi mugirana. Abantu babiri nibo biha principe zo kugenderaho mu rukundo. Niba ufite ibintu biguhugije uri gukora n'umukobwa akaba afite ibintu bimuhugije ari gukora, ariko hagati yanyu hakaba harimo ikintu kimwe mwubatseho muzi neza ko target ari ukubana, icyo kintu kibafasha kugira ngo n'ubundi ibyo ukora byose ubikora uzi neza ko hariya hari umuntu ugufite. Ariko iyo uzi neza ko ninjya muri ka kazi nzahura n'undi nambwira amagambo meza n'uriya azambwira ayandi, uhora ushidikanya se ninde uzambwira mbere yuko tuzabana, nawe ukagira ubushyiraho igitutu waretse tukabana kugira ngo ukunde ureka bo ku ruhande bagende.
biriya bintu se byo kwihuta cyane, wenda tuvuge urabona hari ukuntu uba ukundana n'umuhungu sibyo, mugakundana ukwezi kwa mbere mumenyanye uyu munsi, ejo murakundanye icyumweru cya mbere kirakize, ibyumweru bibiri birashize, ukwezi kwa mbere mugahita mutangira gupanga ubukwe mukabupanga amezi nibura 5. Urwo ruhu ruha amahirwe angana gute yuko ari urugo ruba ruzaramba? Gereranya kwijana. Yego, reka mbanze mbere yuko ngereranya, reka mbanze ngusobanurire. Ubundi Imana niyo yubaka urugo, urumva, niyo ishyigikira ibintu byose, kabone n'imirimo y'amaboko yanyu nayo Imana ihesha umugisha. Ubwo rero hari umuntu baratinze mu rukundo, akarutindamo, igihe cyagera agahemukirwa cyangwa se agatundukana n'uwo bakundanye, akavuga ati noneho kubera ko namaze kwiyubaka, hari nk'umusore umeze gutyo, namaze kwiyubaka, ibintu byose ndabifite, reka ntegura ubukwe, mu gihe nimbona umukobwa nzahita ntegura mariage, pfa kuba yanyemereye yuko tuzabana. Uwo muntu ntabwo namuveba, afite principe ze kandi afite ibyo yubatse. Rero niyo mpamvu nimba afite ibyo yubatse, ari kuvuga ati n'ubundi wa muntu nimuzana ntazicwa n'inzara, ntazagira ati, kuko mu rukundo harimo ibintu bibiri. Ntabwo wagendera ku rukundo uzi neza ko ugiye kwicwa n'inzara aho ugiye. Uzi neza ko nta kazi ufite, ibyo bintu ntabwo bikunda. Urakoze cyane. Ako kantu wongeyemo kwicirwa n'inzara aho ugiye, maze kumva ku bagore benshi, abagore 65% wenda, reka ngiye mbigereranye gutyo, nuko batinya inzara yo mu rugo, sibyo? Icyo kintu iyo ucyumvise umugore wese avuga ati ngewe nitinyira inzara, sibyo? Usanga iyo umubajije ati se ko umuntu ugiye gushaka kennye, sibyo, arakubwira ati tuzafatikanya, sibyo? Icyo kintu cyo gutinya inzara no gufatikanya ko numva ari ibintu bibiri bisa nkaho bigize gute bitandukanye. Ubwo arakubwira ati sinajya mu rugo rurimo inzara, rimwe ubundi akongera akaza akakubwira ngo tuzagenda dufatikanye. Ubwo si kwa kundi nyine n'ubundi avuga ngo agiye kugenda gufatikanya, n'ubundi amubeshye wenda hari ikindi, ubwo aho haba harimo urukundo kandi n'ubundi agiye kwicwa n'inzara. Ubundi hari ibintu bibiri bibaho. Wa muntu uvuga ngo tuzafatikanya nuko azi ubuzima. Yego, kuko n'ubundi mushobora kuba mwubatse, mufite ibintu bigashira. None si iyo bishize wa muntu arakuva akagenda, hari abagenda, abenshi baragenda, hari abagenda cyangwa bakajya no gushaka abakuru, abakize. Nese iyo bagiye nuko aho bagiye ho baba barahateguye, nyine haba hari gutya, haba hari akantu, ikintu kiri aho ngaho. Umuntu na prefera cyangwa nashyigikira ni wa muntu uvuga ngo nzagerageza, sibyo, nzagerageza kugira ngo mwunganire, n'ubukene nibuza tububanemo. Uwo muntu afite ishingiro. Ibintu birashira pe, birashira. Kamemurika nguye nk'urugero, nguye nk'abageni. Hari abageni bamwe bakora mariage, bagakora mariage mu rugo hari ibintu pe, ibintu bikuzura ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, ukwa gatanu bakibifite. Abo bantu iyo ibintu bimaze gushira, kandi twebwe abagore uko duteye ntabwo tubasha kumanaginga ibintu. Iyo ubona niyo ufite amafaranga uba wumva inzu yawe cyangwa ikindi kintu cyawe cyose cyabaho neza cyane, utitaye ejo uko bizaba bimeze. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo pe, umuntu uvuga ko azafatikanya n'umugabo we cyangwa se n'umugore we, uwo muntu aba afite ubwenge. Yego. Okay, urakoze cyane. Ndumva biraryoshye rwose, twakomeza paka, ariko reka twigarukire kuri famiye yawe nyirizina. Utubwiye ko muri iyo myaka 7 nta kosa na rimwe mwigeze mugiranira ku buryo ryari kuba ryagira gute, ryaba ryabatandukanye. Amakosa ntajya abura mu rukundo, ariko nta kintu kiriho nyine cyari butume mvuga ngo shanga iki cyo kiranyemeje ndumva nabivamo. Oya, ntacyo. Yes. Katugaruke rero nyuma ya myaka 7 agera gute ati ndakujyanye. Igihe yakubwiye wenda yaguproporeje ngo mubane, ku munsi wa mbere abikubwira,
wa mbere nyine gupropose ibyo kubana urukundo noneho ruvuyeho hagiyeho procedure noneho yo kubana wa munsi nyine wo kubana nibyo mugiye gutangira gutegura urugendo rwo kubana uwo munsi waba wibuka yakubwiriyeho iby'ubukwe uburyo muzakora ubukwe byose yaguproporeje hose cyangwa yagize gute urabyibuka ubundi reka tubisesengure neza mbere y'uko dukundana we yamaze amezi 3 ankunda njye namuzi utamuzi ariko wakuzi waziranye na basaza banjye ubwo ne yarakuzi nyine nanjye yaranzi ariko noneho njye umunsi wa mbere duhura ubwashize amezi 3 ari kunyigaho uwa mbere duhura yambwiye amagambo 2 gukundana kubana yego uko muhura bwa mbere uko wamukubise imyaka 7 yego ntabwo wari ufite suku ntabwo mvagana n'ikibazo mfite kuko njye ntabwo natendekaga yego imyaka 7 arayigukubita kare batari umukobwa w'igitero rero we ntabwo igitangaza umwaka umwe 2 aba yagiye aba yaburi birenge so nyuma rero abagupropose kuba imyaka 7 igeze abagukubise mu mago yego ni izembogamizi wahuriye nazo mu rugo azitari ibanga wahuye nazo kavuga ati none ahangaha ubundi najyagahe koko ibintu namuze ni ibiki ni uko nguko ibintu bimera n'iki cyabanje cyagukanze cyandanje kimwe no kubana turi umwe ari kure umwe ari kure y'urugo nyine kwisanga mu rugo kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kugashira kamemu n'umwaka ugashobora gushira kandi ufite umuntu utari hafi yawe ni ingorane byo ni ingorane na hari ukuntu cyane ko abantu nyine bakora babayo abantu babayo bakora babiyo ngiyo bakaza rimwe na rimwe bikunze kugarukwaho ko bakunda kugira abagore bakaba beza ariko kenshi na kenshi abagore bakananirana ugasanga bamaze nyine kubera nta gitsure cy'umugabo nta mugabo uri mu rugo nta nama z'umugabo ugasanga abagore bitwara nabi ugasanga ni abagore bataye mu muco niko twavuga ugasanga ni abagore nyine batari abagore ugasanga nyine ntago ari ba bagore nyine tuzi babana n'abagabo kuri discipline ugasanga wapi imico mibi ugasanga nyine barenze wa murongo bakagombye kuba basezeraniye na wa mugabo ugasanga nkawe nema wasezeranye na Raki ariko Raki kuko adahari uragiye weza indi mico ku ruhande ukavuga ati n'ubundi ntahari ukazajya ugatangira kuba nk'ikirara niko twabivuga uburara abagore bamaze kubibirara batabana n'abagabo ni ibintu bimaze kugenda bimenyekana ese urabyemera niko hari abagore 40% cyane hakunda kugarukwa abagore b'abantu nyine batari hafi abantu nyine bagenda bakamara igihe kinini abagore bakunda kudashoboka weho wabirezistaga gute kuba umugabo wawe atari hafi bitari ibanga kwihangana kwawe kugererwa he urakoze ariko icyo kintu buriya umuntu niwe wiprograma urumva kandi nuko wakoze yego uko wakoze nabyo bishobora kukugira uwo uzaba we yego principe wakuriyemo abo wagiye ubana nabo inama wagiye ufata cyangwa se wa muntu iyo ahari umwanya guha yego umwanya guha ushobora no kukurutira igihe amara adahari urumva rero ibyo bintu byose kandi niyo adahari communication yanyu imeze kuri telefone imeze ubwo rero ibyo bintu bishobora kukubakira cyangwa bikagusenyera yego rero kuri njyewe ni ibintu mbasha kumanaginga bitagize icyo bintwaye yewe mana nyine kubangamaho birabangama kuba umuntu ukunda akuri kuri ariko ni ibintu mbamo kandi nkabishobora yego nima ikibazo kigira gite niki kintu umugabo yagukorera ukaba wamutuka musiga utambeye ukamutuka oya kivuga ati njyewe ikintu mbona ntashobora kwihangana ni iki ngiki oya reka tukibore n'ibanga ryawe n'ibanga ryanjye noneho hari ibintu bigera muri 3 ngiye kukubwira
by'amafuti ibyo bintu mbwira ati iki kintu nakihanganira cyangwa se nakihanganira, wenda simvuze ngo ntiwakihanganira nutubiza ko utakihanganira, ni muri bwa buryo ushobora kutakihanganira ariko utavuze ko utakihanganira ngo ugende, sibyo? Ikibazo cya mbere, uramutse umugabo waramutse agukubise akagukomeretsa wamubabarira? Uramutse n'urugero wagiye ku kazi wasize umugabo mu rugo ukaza ugasanga hari umugore uryamye mu mashuka yawe wamubabarira? Mu mashuka yanjye, mu mashuka mu buriri bwawe nawe ugasanga hiryamye n'undi mudamu, ukaza wenda n'urugero batunguye ugasanga aryamye, wabyifata muti? Wakwihangana? Ntabwo kwihangana, wabigenza ute? Byohereza biriya reka mubwire, bajya bavuga ngo ntabwo ndiho ngo nishimagize cyangwa se ngo nishyire hejuru ibiba ku bandi nanjye byambaho, ariko umuntu wese agomba gushima mu gihe bitaramugeraho akanabisengera kugira ntibizamugereho. Nabazaga nyine nibyo kugira ngo twumve rero mu kanya ko nabibashije ngo ni iki kintu umugabo ashobora kugukorera kucyanganira bikanga, ariko icya mbere nacyumvishe ni uko uramutse umufashe aguca inyuma cyangwa asambanira mu buriri bwawe utamugira gute, utamubabarira. Icyo si kimwe. Yego. None se ndakoze ikindi kintu, uramutse ni urugero uvuye hano mu rugo umugabo wawe wenda agiye imbere yawe cyangwa ntiyaraye ahangaha, ukagenda wagera mu nzira ugasanga bamufatiye arimo ku kagari ari gukubitwa wenda yibye, ni urugero yibye nk'ikintu gisebye nko kwiba itungo, nko kwiba iki, wakwihangana? Tubwire ibya gahene ari gukubitwa ku murenge cyangwa ku kagari cyangwa kuri polisi. N'uwawe ikintu cya mbere uhita uvuga n'uwanjye, urumva? kandi n'iyo abantu baba bari aho ngaho baravuga ati uriya ni umugore we, urumva icyo kintu wakwitwara gute ubwo? Urababara ngenzi ko kwihangana kw'abagore ni amarira, uranarira nyine ukihangana ariko ibintu bikarangira, sinzi uburyo birangira ariko birarangira. Twakomeje rero tugenda tuganira, murabyumva ko ari ibintu turi kugenda tuganira byakubaka cyangwa byagufasha gukomeza kugenda wita ku byawe cyangwa kugenda usubiza amaso mu byawe kugira ngo umenye ngo ese ibyanjye bihagaze gute, bimeze bite, ese twabikora gute kugira ngo birusheho kugenda neza. Turacyaganira rero na Neema ndetse umugore wa Lucky, sibyo? Ikindi kiganiro cyacu tugiye gukomereza muri life, ntabwo turi bwinjiremo imbere cyane, turajya inyuma ariko nanone turinjiramo gake gake twumva nyuma yo kubana nyine muri ya myaka 2 bamaze babana, muri ya myaka 2 bamaze babana, tugiye kumva n'utundi tuntu tugiye duhayidinzemo hagati aho ngaho. Lucky sorry ariko mbese mvuga ngo sorry ariko byari byo kabisa, wari guhita witaba ariko n'uwese unseka. Nari mpamagaye izina ry'umutware we ariko ni Glory. None se muri iyo myaka 2 mwabanye mumaze kubana, ndatekereza hari byinshi cyane wagiye wigamo, sibyo? Mbere yuko mubana hari ikintu cya danje urufite amatsiko menshi cyane, uvuga ati ningira mu rugo rwanjye iwanjye bizaba bimeze bite, hari ikintu kikuru kurusha ibindi wari ufite amatsiko. Ese icyo kintu wari ufite amatsiko ni igiki? Ese ukimaze kurugeramo noneho ya matsiko wari ufite ya cya kintu warakibonye uko aya matsiko wari ufite cyangwa kundi wagitekerezaga niko wasanze kiri mu by'ukuri? Amatsiko nari mfite no kumubona twirirwana twirirwana nyine turi kumwe basi tukamarana 24 kuri 24. Yego, nicyo kintu. Ariko amasaha nyine uko nuko muri kumwe navuze ati mutarabana ni iki kintu watekereza ukavuga ati noneho ningera mu rugo mfite amatsiko njya numva ngo wenda umugore cyangwa umugabo bubatse gutya na gutya, sibyo? Ukavuga ati hari ibintu biranga abantu bubatse, ariko hari ikintu cy'ingenzi wari ufite amatsiko. Mu kiganiro twakoranye n'undi mukobwa ejo bundi namaje ati niki kintu wari ufite amatsiko?
ati ikintu cya danje nayo mfitiye amatsiko. We yambwiye ko afitiye amatsiko kuko we aracyari umukobwa. Ati ngewe nukurara mfumbase umugabo niko yambwiye. Ati nicyo kintu mfitiye amatsiko kurusha ikindi. Nicyo kintu kitari cyamba. Urumva we nicyo kintu yari afite amatsiko. None wende kukubaza cyagiye wari ufite amatsiko y'iki? Icyo kintu wageze mu rugo ukibona ute bitewe nuko wagitekerezaga? Nta nubwo twajya kure y'uwo muntu. Twese nyine abakobwa bose nyine baba bafite amatsiko. Keretse nyine wa muntu wabimenyereye n'ubundi umunsi ku wundi n'ubundi aba ari hariya umunsi ari hariya. Ariko umuntu wese aba afite amatsiko yo kubona yararanye n'umugabo yambaye ukuri muri dushe hehe. Yego bumva kabaye nibyo wari ufite amatsiko cyane. Ntabwo byoroshye ariko nanjye nicyo nari mfitiye amatsiko. Ni ikintu dusangiye turi benshi rwose, n'abandi wenda bazagenda batubwira abo tuzagenda tuganira cyangwa bazajya muri comment banatwandikira batubwire dore ngiye icyo nari mfitiye amatsiko ni iki ngiki cyangwa icyo mfitiye amatsiko ni iki ngiki. Nema urakoze cyane, reka tukomeze tuganire se cyangwa tube turekeye aho ngaho? Nta kibazo. Uracyashaka ko tuganira? Nanjye ndacyabishaka pe. Yes, ni nk'iki ubona umugabo wawe ujye umukorera ukabona ikimushimishije kandi kimeze nk'ingeso kuri wowe? Ingeso yawe umugabo wawe adakunda kandi ingeso ntabwo igira gute? Nyine ngo ntabwo ikirikiranye yapfuye. Ni iyihe ngeso ugira umugabo wawe adakunda kandi nawe ubibona neza ko atayikunda? Hari igihe nyine mukorera nk'akantu akakambuza mu kanya nk'agasubira. Ni iki kintu umugabo wawe akora ubona ko atanareka udakunda? Mbona ko atareka aragikora ko urabona ntiyakireka nyine ubanye nacyo. Ubanye nacyo ni akakaragitera agira aho ukaba utagakunda aho ukihanganira karahari? Ntabwo kabura ariko nyine kubera ubu nanjye sigaye nkakunda. Akunda nyine ibintu bijyanye na social media cyane. Akunda social media cyane. Kandi we ntabwo bikunda? Ntabwo nabikundaga. Ubikunze ari uko nyine ubona nagaruriro nawe uhita wisanisha cyane kuko no gufungura YouTube channel nyine numvaga atari n'ibintu byanjye bitanashoboka. Nema ikindi kintu nshaka ko tuganiraho, urabona ku bantu bubatse hari ukuntu umugore abana n'umugabo ariko mu kubana kwabo ukabona hari ibintu umwe hari ingeso afite n'undi afite ingeso ariko izo ngeso bose batabyumva kimwe, umwe adakunda ingeso undi n'undi adakunda ingeso undi, ugasanga mu mibanire yabo ya buri munsi izo ngeso zirabaryanisha cyangwa zigatuma batabana neza mu mahoro, bakabana mu myiryana kubera izo ngeso ebyiri, imwe y'umugabo indi ngeso y'umugore. Ugasanga nyine babayeho umwe abayeho ababaye, rimwe na rimwe akabaho yicuza, n'undi akabaho ababaye, rimwe na rimwe akabaho yicuza, kandi izo ngeso ukabona mu by'ukuri umwe ayizi ku wundi, ariko nyir'ubwite we yangise akaba atagira gute, akaba atayigira ikintu cya danje, ariko mu by'ukuri hagati yabo zirabangama hagati yabo, bakabaho muri ubwo buzima nyine bwo kutanezerwa kubera za ngeso zabo bombi. Ni nk'iki gishoboka kuri bari abantu kugira ngo ingeso zabo zishobore kuba zatuma babana neza mu mahoro cyangwa bubaka urugo rwiza bahora banezerewe batitaye kuri za ngeso zabo? Ikintu cya mbere bakwiye gukora, ubundi niba ubonye ikintu kikubangamiye si byiza ko kigumisha mu mutima wawe, kandi nawe ubangamye. Iyo umuntu aguhora kuganiriza ikintu rimwe kabiri ari ikintu ubona gishobora no kubasenyera, mbere y'uko bisohoka hanze mwembi mubanza kubiganiraho, mukabiganiraho, umwe akareba kuri kote ye hagati iki kintu ubundi nkiretse hari ikintu gishobora gupfa. Yego, icyo kintu rero iyo ubonye ko ukiretse nta kintu gishobora kwica cyangwa gukiza, n'ubundi urakireka kugira ngo urusheho amahoro atahe. Yego. Nima urakoze kutubwira ku kantu, ubwo bakumvise ba nyiri kureba. None se Nima, hari ikibazo ngiye kukubaza. Ni nk'urugero uyu munsi wa none, sibyo? Urabona uracyari mutoya, ndatekereza nta myaka utarengeje imyaka 30, ndatekereza utayirengeje. Yego. Nk'ubu umugabo wawe ugiye kubona ukabona ararwaye, sibyo?
ararwaye akarwara indwara ituma atazongera nyine gukora gahunda, sibyo, atazongera na rimwe, birangiriye aho ngaho. Neema aracyari umujene mutoya, umujene mama muto ku myaka ya 30 cyangwa 28, yakwihanganira gute ya ndwara igiye gutuma none atazongera kubona umugabo we yakundaga yishakiye cyangwa amushatse? Wabigenza ute? Yego ko nta ndwara ishobora kuba yatuma umuntu atavurwa niyo yaba ari imyaka 7 cyane. Bibaho. Bibaho. Okay, bibaye ko ari ibintu agiye kubana nabyo. Yego. Nabyihanganira. Vugisha ukuri. Nabyihanganira. Vugisha ukuri. Cyane rwose. Wakwihangana ukazahinda usaza? Yego. Niyo batabeshya kuri nawe nzamubaza mubabwira ati umuntu hari ikintu umuntu ajyanwa no mu rugo n'ibintu bibiri. Hari umuntu ujyanwa n'ibintu ubwo no kuba ibintu umuntu afite, sibyo? Hari n'umuntu ujyanwa n'urukundo akunda umuntu. Okay, noneho rero njyewe nkunda umugabo wanjye ku buryo icyo ngicyo atari ikintu ntashobora kwihanganira. Yego. None se ira principe yaje kuri uyu munsi, hari ibintu bisigaye bivuga ngo ngiye sinashaka umugore tutabanje kuryamana. 70% abagore basigaye bagenda bazirimo batwite, sibyo? Yego. Ni bake bagenda badatwite wenda uretse abihanganye n'abandi b'umutima. Ubundi abenshi basigaye bagenda kabisa karabaye. Ugasanga umugabo yaravuze ati sinakwihangana ntago nagushaka tutabanje kugira n'iki kubanza kumva ibyo ari byo. Biriya bintu ni ibiki? Biterwa n'abantu babiri nyine n'ubushake bwabo. Ni bireze nyine kuri bamwe. None se wari uziko ari nabo bisigaye bishwanisha? Ugasanga nyine umugore yihagazeho cyo umukobwa yihagaze aravuga ati tuzihangane dutegereze, nudategereza sava. Ugasanga barabashwanishije birapfuye, gahunda yose bari bafite irapfuye. Ntabwo baba bazi icyo bashakaga bombi. Ntabwo baba bazi icyo bashakaga. Murumva ko mutazi icyo mushaka. Nibyo maze iminsi mbona kuri social media ngo mbere yo gushaka kandi noneho bikaba nka publicity. Ugasanga nk'umuntu ukuzaje kuri social media ati wowe mugabo mbere yo gushaka umugore banza ubomore, banza ubigenze gutya kugira ngo utazagerayo ugashya. Yego. Kuvuze gutyo ugiye urugero, sibyo? Kuko hari nabo babigerayo bikanga. Ugezeyo bikanga. Hari ibintu bibiri. Hari umuntu udashoboye kwihangana akajugunya cyangwa se agatumiza famiye ati umukobwa wanyu cyangwa umuhungu wanyu nabonye bidashoboka, byanze ndagiye. Ariko hari n'abantu babana nabyo ku munsi wa mbere bikanga, amezi 2 bikanga, bakabana nabo kandi bikazarangirira hagati yabo bikageraho bikanakunda. Abo bantu uremera ko bariho cyane. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ko urukundo rurahari. Hari abajya mu rukundo bafite intego yo kubaka, hari n'abajyayo bafite target y'ibintu bashaka cyangwa se bakurikiye. Yego. Ndabyumva ngewe ariko hari abatabyumva. Abo batabyumva nyine nabo bafite, ntabwo twese tubayeho kugira ngo tugire ibintu duhindura muri bagenzi bacu. Uvuga menshi buri wese agatoramo iryo ashaka kumva. Ubwo rero ugiye kuvuga ngo ibintu mvuze ndategetse, uri Imana se cyangwa se uri runaka uyoboye ikintu icyo ari cyo cyose, wenda hari ukuntu umuntu aba ayoboye ikintu nka pasiteri ashobora kubwira abadiyakoni ati ejo ni ugutunda amabuye bose bakayatunda. Ariko rero ntabwo mari kugira ngo nze guhindura urugo rwa Thierry cyangwa se mpindure n'urundi rugo, ahubwo ngiye mfite principe zanjye ngenderaho mu rugo rwanjye. Wa mugabo tubana hari ibyo akunda, hari n'ibyo yanga. Nanjye hari ibyo nkunda, hari n'ibyo nanga. Ariko muri bya bindi nkunda cyananga habamo bimwe niga gukunda kuko nzi neza ko ntacyo nahinduraho. Yego, nanjye ndabyumva pe. Ibyo uvuga byose ngenda byumva n'ukuri. Ibyo uvuga byose ngenda byumva ariko ubwo rero ikintu gihari icyo mu rugo rwo nge nta muntu ubungubu najya mpefera ngo umuntu yagiye kugira inama urugo runaka inama ntago ari nziza ku muryango.
ni nziza kuko hari abisa nk'ubu kino kiganiro dukoze hari abantu bashobora kuzacyumva bakavuga ati cyokora hari ijambo yavuze ryanyubatse hari umuntu uba wibereye mu gahinda ke bitewe n'urugo rw'uko rumeze yego hari n'uri mu byishimo hari n'uzumva navuze gutya bavuga ati sha ubwo urahazi ati ntabwo uzi ibiri hano uracyari mushyashya mu gakino ejo bizagenda gutya urumva ibyo byose turabitegura kuko tuzi iyo tuva ariko ntabwo tuzi iyo tujya uyu munsi ni kuwa mbere ejo ni kuwa kabiri ntabwo nzi uburyo ntuza yose y'umunsi kalendari y'umunsi w'ejo izaba imeze ubwo rero ni ukwakira ntabwo byoroshye tugomeza kugenda tuganira kandi ni ukuri ibiri inyuma nibyo byiza kurusha ibyo twavuze inyuma turaganira ibintu byiza cyane gumisha amaso yawe kuri iyi channel yacu International Harmony TV kugira ngo tugende turushaho kugenda twumva byinshi bishobora kudusana imitima cyangwa bishobora kugenda bidufasha mu kubaka ingo zacu. Turacyari kumwe na Gloria rero niwe ukomeje kugenda atuganiriza tumubwira ati kandi nawe turamushimira buryo ari kugenda atuganiriza ibintu by'ubwenge kabisa bishobora kugenda bitugirira umumaro. Yego nawe wifuza kuzaza tukaganira ahangaha kuri International Harmony TV iyo nimero ureba ko munsi ya titre n'undi niyo ushobora kuduhamagaraho isaha ku isaha rwose tuba duhari 5 kuri 5 ushobora kujya no muri comment ugashyiramo nimero yawe ako kanya nimero tuhita tuyibona tukaba twanaguhamagara tukavugana ukatubwira icyo twakora cyangwa ukatubwira icyo wifuza ko twaganira ubundi tukakiganira bikaza kuba bigenda neza ariko byaba byiza nyine utuganirije ukatubwira ku bigendanye na content zacu nawe uba wazikurikiranye wababonye aho twerekeza cyo wababonye ibyo dukoraho ni ibi ngibi kabisa ni naho ahanini tugiye kuzajya twibanda bira twajyaga dukora bindi bya update news zigiye zitandukanye hirya no hino zigiye kuzaba nkeya cyane situvuze ko zigiye guhagarara ariko zigiye kuzaba nkeya cyane ubundi twibande cyane kuri content ngizi zishobora kubaka societe nyarwanda cyangwa zishobora kubaka abantu benshi muri rusange. Reka dukomeze rero tuganira na Gloria twamusuye mu rugo rwe na ahantu heza cyane dore bana twakiriye ushaka akantu nk'aka ngaka rwose na handi ni kwa Gloria niho batwakiriye baduha akantu keza karyoshye ndumva naryohewe ahubwo ni banyongere ni mu nyongere mwuka byaramwe naryohewe cyane. Urugo ni urunguru pe urabona ko rwose bari kutwakira ari ibintu bimeze neza cyane ndumva nanirarira ariko kirazira pe abana murakoze cyane. Aha ni mu rugo rero rwa Gloria ndetse na Lucky bari kugenda batwakiriza agatobe kameze neza ureke bya bindi kasukwirirwa babeshya ngo inyama zawe rikanya nyama zitera indwara warya inyama kuriya n'urwari kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru ni mu nyama gusa oya niyo mpamvu abyibushye kuriya nayo no kubera inyama birabizana mutera indwara niba kabashuke ngo murya inyama buri munsi oya bujye mucisha mw'inkwerere n'agatobe k'imineke nyamuneka. Glory nukuri ngomeje kubashimira uburyo mwatwakiriye ni ibintu byiza cyane biragaragara ko urugo rurimo amafaranga n'Imana n'amafaranga aragaragara muri uru rugo ari guhumura n'ubu ndumva nabuze aho nkwirwa amafaranga ari kuhumurira ariko byose nyine ni wa muryango mwiza sibyo ni wa muryango mwiza harya avuga ko umuryango mwiza uba wubakiye hehe ntago mba mbyibuka ntago meruka ku rusengero ububakiye ku Mana yego wubakiye kuri Kristo umuryango mwiza ngo wubakiye kuri Kristo. Rero twagize mu muryango mwiza wubakiye kuri Kristo amasomo muri kugenda makura ni menshi nanjye yo makuye ni menshi agiye kumfasha nanjye kubaka urwanjye ngo rukomere cyane ku buryo nawe warunyeganyeza ariko nshobora kuba narabatanze nese nabuzi bagutanze sibyo ni urugero aho ugasanga byaranze n'ubundi cyangwa ugasanga hari abo weho watanze bikanga none waranabatanze subizi se byose birashoboka ne hari ibintu bigezweho kuko natangiye mbivuga ibintu bitari byiza cyane ukabona nka urugo rwanyu nkuru ni rwiza sibyo mumeze neza ubanye neza n'umugabo wawe harimo Imana murasenga ibintu byanyu nyine byose ari perfect bajya bakunda kuvuga ngo
nahatabura ngo nazibana zidakomanya amahembe nibyo. Ariko ayo mahembe ntabwo turi ngwena ngo turakubitana amahembe, ni uko batangiye urugero ku nka ko zibana nyine zikozanya n'uduhembe gutya. Nta rugo rubaho nyine rutavuga, hari ibintu byinshi bishobora kubaho byatuma hatazamo ubwumvikane, ariko bw'igihe gitoya ari ibintu biba biri izi bikaba byarangira byihuse. Hari abantu, hari ingo zigezweho nk'uyu munsi tukabona urugo rubayeho neza, nta kintu kibuzemo, ibyo kurya, ibyo kunywa, urukundo nk'uko twabivuze, amafaranga, byose nyine byose byujuje ibyangombwa byose byo gutuma urugo ruba urugo. Aho ugasanga urwo rugo nta mahoro na makeya rubamo. Ni ukubera iki? Imiryango myinshi, kandi imiryango yindi twavuga ikize, ariyo itagisinzira ahubwo irara, ibyo bavuga ngo zirara zishya. Ni ukubera iki? Amakimbirane mu ngo zitagize icyo zibuze, cyangwa mu ngo zikomeye zujuje ibyangombwa byo kuba zakubaka, amahoro abamo makeya. Amahoro aba yagiye hehe? Ko amafaranga aba ahari, sibyo? Amafaranga arahari, amahoro arahari, urukundo rurahari, ariko ugasanga amahoro ni make muri urwo rugo. Ni ibintu umuntu wese uri kumva iki kintu mubajije, nzi ko umuntu wese ategereje kumva igisubizo cyacyo, kuko ni ibintu byeze amahoro make mu ngo. Ariko cyane cyane noneho mu ngo zigize gute, mu ngo twakwita za zindi nkuru zifite amafaranga, zifite ibintu byose, ugasanga amahoro yabuze. Amahoro aba yabuze byagenze gute? ngiye uko mbibona, ubundi amafaranga atuzanira ibyiza kandi akatuzanira n'ibibi. Iyo umuntu yamaze kubona amafaranga ahagije, cyangwa se afite ibintu byinshi awugiyemo, yibagirwa famiye. Urugo ni kominikasiyo pe. Reka nkubwire tiye, njyewe kuri njyewe ubwanjye uko mbyiyumvamo, wamvugishije ibintu byose byagenze uko mbyifuza, twavuganye umunsi wose uko wagenze nabikubwiye, cyangwa se nawe ukagira duke umbwiraho, mba numva niyo ntarya. Ariko hari umuntu utekereza ko kuba afite sitoke hariya, kuba afite ibintu byose yabigejeje mu rugo, aba yumva amahoro yabonetse. Kandi cyambere wa mugore cyangwa se wa mugabo ntakeneye kurya, ntakeneye yuko uri bumubwire ngo nazanye ibintu ngo na sitokinze hariya, ahubwo akeneye yuko umubwira ati ibintu inuza y'urugo yose igeze ahangaha, uyu munsi akazi kagenze gutya, ejo bimeze. Ni naho wa muntu agira motive yo kuvuga ngo ejo umugabo wanjye bizagenda gute, azambara icyo, azagira gute. Ariko se uzaza utaha saa 2, utahe sangahe, utekereze uwo mugore muhurire mu buriri usange yanaryamye yariye, mu gitondo wizindura ugenda, kominikasiyo ntayihari. Rero tutitaye, kuko abantu benshi bafite ibibazo, yego, kandi muri ibyo bibazo biratandukanye, nta n'uwuhari wo kuganiriza, kuko abantu babaye nyamwigendaho. Ushobora no kuzenga kuganiriza nkavuga ati iwanjye ntabwo bimeze neza, ukaba ubijyanye kwa mugenzi wanjye, nyine ugasanga byasabanye. Sinzi noza Jeannette wa Frere, sinzi bari abahavu, yego, niwe wavuze ngo abagore bave muri duhanganye, sibyo? Ugasanga icyo kintu ukibayemo, urakibitse. Urumva abagore akenshi bapfira abana babo, bakanga kugenda, wamukubita ukanamukomeretsa ukagira gute, ariko akavuga se ndagenda abana banjye, ejo umukobwa wanjye azasabwa. Ese nibumva ngo natandukanye na se, akemera, ugasanga arinda anapfira mu rugo, baricanye kubera kwinangira no kunamba ku bana. Urumva n'abagabo bafite rero ibibazo. Iyo yose izo kominikasiyo, iyo umugore amaze kubona ko nta kominikasiyo ihari, nawe ashaka bamwitaho, ugasanga na wa mugabo noneho atangiye kubibabariramo, ugasanga urugo rubuze direction. Ibintu birahari, abaturebera inyuma barabona ko tumeze neza, nyamara iyo tugeze hahandi hiherereye ibintu biracika. Ubwo rero nyine ikintu ushobora kubwira nyine famiye zinkurikiye, bagerageze batanga umwanya. Gutanga iposho byonyine ntabwo bihagije. Kuba umuntu yari yakambara neza agasa neza, kuri njye ntabwo bimagije. Yego.
urakoze cyane ndabizi mudukurikiye muri benshi muri kumva iki kiganiro kandi iki kibazo ni benshi muri kucyumva mukumva rwose kiri kugenda kibaruhura imitima ariko reka tugikomeze tukinjiremo neza twumve igishoboka n'ayo mahoro aho ashobora kuva nk'uko abivuze nema ni nk'ibyo bintu nyine uvuze bidahagije ni nk'iki ni ibiki hari ibintu bishobora kuza bikuzuza cya kindi wa mwanya nyine wavuze kudahana umwanya ni nk'uwuhe mwanya ukenewe mu rugo kurusha ibindi byose kugira ngo ibintu bibe byagenda ku murongo hagati y'umugabo n'umugore urumva communication irabura hagati yabo ugasanga niba ari umugabo ntari kubonera umwanya umugore ntari kubonera umwanya umugabo ugasanga ya majoro nk'uko kuri bisobanuye nyine umugabo arataye ijoro akazinduka mu gitondo ugasanga umugore nuko ntibabone umwanya hagati yabo wo kuganira ngo bashyire ibintu byabo ku murongo ese ni gute bashobora noneho kubihuza kugira ngo na ya mahoro abashe gutaha n'icyo bashobora gukora ngo ya mahoro abashe gutaha yaburiye muri wa mwanya muto muri ya communication bari kugenda babura ikintu numva bashobora gukora ni ukuganira ku bitagenda neza bakabasha kubiha umwanya nimba wenda akazi mvamo nkavamo 11:00 nkahura n'abandi bagabo bagenzi banjye tukajya gusangira rimwe nkagerageza uburyo ntari burenze amasaha nkaha tayimu n'urugo rwanjye kugira ngo nze gutaha abana sange bari maso cyangwa se n'umudamu akiri maso dusangire twishime uwo mwanya niwe ukenewe cyangwa se banaganire ku bitagenda neza kugira ngo ejo nimba bimeze gutya ejo bizagende gutya yego murakoze akabazo tugana ku musoza kuko twavuze iminota myinshi ubanze tuzanasubukura kuko bwakwira bwaki ndumva mu mutwe wanjye uzemo ibintu byinshi byo kukubaza ariko ntabwo byarangira ariko ndizera neza nashidikanya ko n'ubutaha nzi neza kuzama umwanya n'ingusaba umwanya uzawuma kugira ngo tuganire twemeze tuganiriza abantu tubereke wagwani tubabwire ati dore ngo ukuntu bigenza buri hasi wumva se buri munsi banyemereye ko buri munsi tuzatuba kubitaka episode tugiye kubigira ama episode kabisa nema tugana ku musozo n'umucamake kugira ngo tugomeze tunaruhura abashaka kuruhuka cyangwa hari n'abantu barambirwa hari igihe abantu tuvuga abantu bamwe bakarambirwa ugasanga bavuye ariko ntabwo biba ari sawa cyane bajye baguma aho babumve kuko ushobora kuba uri umusore ukavuga ati ibingibi bari kuvuga ntabwo ngiye bindeba ntabwo ngenda uwo musore ibyo nzabyumva ariko nawe niho ugira gute nawe niho arerekeza ahandi n'ubundi turimo tuganira arerekeza kuba umugabo arerekeza kuba umugore ngayo nguko turi ku musozo wacu sibyo uyu munsi wa none ni iki kintu we nka Neema muri famiye yawe ndetse na Lucky ni iki kintu washyize imbere uvuga ati iki kintu nzakigenderaho imyaka yanjye yose principe yawe ni iyihe ku mugabo wawe wavuze ati ngiye iyi principe sinzigira ntandukira iruhande rw'umugabo wanjye nzakomeza nitware gutyo kugira ngo ya mahoro azahora aboneka wa mwanya n'ubundi namuboneye uyu munsi nzahore nk'umuha principe yawe ni iyihe ku mugabo wawe cyangwa reka tubivuge mu kinyarwanda ni nk'ihame sibyo ihame ryawe ni irihe ku mugabo wavuze ngo iri niryo rizama amahoro mu buzima bwacu bwose ni ukumufasha n'ibitagenda neza tukabifatanya yego ese iyo mugeze aha iyo umufashije nibyo ariko hari aho bigera noneho bikanga utekereza ko biramutse byanze burundu birangiye ubona aho birangiye nta bundi buryo busigaye birangira n'ibiki ubwo mvuze nyine bya bindi nari nkubajije ngo ni irihe hamwe ugenda kugira ngo amahoro agere gute amahoro akomeze arambe mu rugo rwanyu ubwo nanjye ubwo mise uravuze uransubije ngo ni ukumufasha cya mbere kiriho ni ugusengera urugo icyo nicyo kintu cya mbere nsiye impinduka ziraza urabyemera cyane impinduka ziraza umunsi ku wundi ahubwo kwa kwihangana kwa kundi mu byitwaramo niko kukwemeza ko ibi bintu bikomeje bikaguha n'ibyo ugomba kwihanganira n'ibyo utwaza gake n'ibiva mu nzira kugira bya bindi bikomeze yes bashije kunyurwa reka rero nsome ku gatobe karatuma nanjye banyirukana kuko ntabwo ndi butahe vuba
kandi bajya bavuga ngo abagore ntabwo bakunda abagabo batahabwije, ariko mu by'ukuri kiza nuko ndi kukanywera kuri kamera ni ikimenyetso. Hari n'igihe ashobora kubona wenda ngiye saa 12 wa mugani ngiye gukora ikiganiro na Neema, ese baracyakora ikiganiro saa 3 sene zikagera wenda ikiganiro cyarangiye akagato urumva kararyoshye twagakomeza tukakaganiriraho, ariko kumwumvisha ko nindi kunywa gatobe bikagorana biragorana ahubwo ahita avuga ati hari ubasoma nta handi wanyuze nkwizera. Niko bimeze, ariko ngenda bizi neza nizeye ko bari banyumva. Umugore wanjye aranyumva cyane, kandi namwe bagore mujye mwizera abagabo banyu, namwe bagabo mwizera abagore banyu. N'ubundi hari ikintu nindera, sinibuka umuntu wavuze ngo umugabo ngo yaramubwiye bapfaga nyine bari bari mu manza baratandukanye, aravuga ngo yajyaga muca inyuma, umugabo ari kare umugore ngo yajyaga muca inyuma, sibyo? Umugore aramubwira, umugabo niwe waregaga umugore icyo kintu, umugore arangije aramubwira, ubwo umugore yabanje kubaza umugabo ngo nagucaga inyuma gute, aturumva hari ukuntu wagendaga nk'ahantu ugacunga ukagenda ukajya mu byawo kambese ngo wari wagiye muri bikanda turagiye ngo wagiye mu bukwe kandi utagiye mu bukwe. Umugore aramubwira ati reka mugare mugabo wanjye atuku wakoreraga hari haruguru kuri butike wakoragaho ndahazi, nsuko ne kubura umuntu mabagara nkamubaza ngo ese kanaka ari ku kazi, byonyine gusohoka mu rugo ugera ku kazi nta kitako, sibyo? Kugera ku kazi isaha imwe cya 2-3 naba ngiye Kigali nagarutse. Rero nta shingiro na rimwe ushobora gushingira uvuga ngo najyaga mu bukwe, nava mu bukwe ngagira gute, nkajya muri ibyo ngibyo ubukwe butarangiye nkaza kugira gute. Umugabo we yamushinjaga ibyo ngayo nguko. Urumva rero ko ari ibintu, imyumvire ni ya myumvire sinzi ukuntu twayita, imyumvire idahwitse. Reka rero dusezere abantu badukurikiye mu kiganiro cyacu kuva gitangiye kugera kirangiye. Mbere na mbere nshimira umuryango wanyakiriye, banyakiriye neza, ndi kubona misenza na matuza nahabyibuhiye Neema bakoze cyane na Lucky, Imana ibaha umugisha kuba mwemeye ko tuganira mukamba ikiganiro kiza nk'iki ngiki tukaganira ku bintu nk'ibi. Ndatekereza abanyarwanda babashije kugenda. Yes, rero nari ndimo mbasezerano nshimira uyu muryango watwakiriye, nshimira n'umuryango watwakiriye kuko batwakiriye neza, namwe mwabibonye. Tubasabira umugisha rero tubabwira ngo Imana ikomeze ibaha umugisha kandi bakomereze intambwe z'ibirenge byabo. Naho ubundi biganiro byiza by'ubwenge nta handi wabisanga uretse kuri International Harmony TV. We kora subscribe gusa niba utarakora subscribe aho uherereye, waba uri umugabo uri umugore, uri umusore uri inkumi, mu Rwanda, uri Burayi, uri muri Amerika, aho waba uri hose ngusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tukomeza kubana neza 5 kuri 5. Neema, Imana iguhe umugisha kabisa. Ibiganiro rero nakagaruka